ndakarabye na kamera yaragukarabye ariko byibuze nuzo kuvanga yiwe nkona twita mwita inzovu tuzavuga ati byibuze harahiye oya kusha ko harahiye amatsiko ufite kuri sura ya Gitafu reba amatwi aratobaguye amazura aratobaguye hano hose umuntu wo mubona jena amatsiko nari mfite nayo kureba amaso yego ndeba nk'umunyamwuka se ndeba nk'umupaka icyo rwose twumva intoki zawe yumva zirakora sheri nzova rema arareba we udakora gakiburetse bire kamera wakintu buretse kuba ari kureba buretse utarusenya nzovu ayiwe amashanyarazi we man ariko inzovu nako intoki zanjye ni coated bazibonye bajya bavanga ndanaroga sinjya ndoga uziko intoki zawe zitareshya do reba musumba zose alright katoje dukazurwa abantu 250 Gitafu akaba we n'umuranzovu akaba atangije gutangara cyane umuranzovu ntabwo ari kuwa mwimage jewe nyine ukuntu urabona ukuntu kamera igira kikagufata nyine ikayikirekana maji itari yawe ariko no mu bebe ni baby face man ubwiza ufite nabwo nakeka ko ari ubuhagaze watakaramo yahita kumena amaso inzovu yahita kumena amaso adahari inzovu adahari nanjye urumva jojo wanjye adahari tukahita twibeta n'iki tukahita dukora ibirangira ariko badufashe takaramo nanjye takaramo urumva inzovu adahari twakora ibirangira hanyuma ariko se Diane ubu ngubu Gitafu uramuzi Gitafu ni umuntu uruswaga refi umuntu umeze gutyo ubundi wowe nabonye ibintu byawe ukeneye umuntu nka Nzovu slow by slow se Gitafu twasara n'ibiki koko njye urabona bisiti bya we yashobokanye n'uriya wiwe nyine bose ni vuba nkukoraho tugakoranaho tugahobirana iyo tugacyo yavuta neza tukayikazamuka isukari yaragabanutse ntacyo yagutwara urumva nyine njyewe ubundi mane mu buzima bwanjye bwa buri munsi nkunda urukundo rw'ibisazi crazy live Gitafu ngubu yabaye yakoze ibyaha byinshi cyane yego iyo unarebye hano uhita ubona ko yigeze no gukatwa hano ubundi iki ni icyuma cyaciye aha ni urwembe man njye nyinjira imihanda kugira umupeta ukuntu n'iki n'iki urwembe ari ukuntu umupeta ahita akobwa ati njyewe ngiye kuguha icyo bita haramu barawubonye gutyo umutima uri njye ukura ibintu byagenze njye nagiye legalize kwa kuntu umutangiye kwigira legalize none legalize gusobanura legalize ni hapa ni nabo ahantu bajama bahura n'iki wenda sometimes wenda mwagiye ahantu n'iki mukicara ahantu mukaba murimo muritamo njye nkundana n'umu baby w'umurara ari we overall wa legalize uzibini yangu nambwa ati Gita ngiye kugwiharamu ku buryo mu buzima bwawe utazankumbura kandi ko kwiyingo buri munsi yonyirebye man wo ngo mwita Giti mu jisho bro sinjya mwibagirwa mu buzima bwawe yahise avuga ati ngiye kukubaza ku buryo mu buzima bwawe uzaza uri umurara ukamutinya mwarakundanye uwo mukobwa yagukase uwo mu baby yarajanye demarika nyine kwa kuna kwikundishwa avana ngo yabaza ukuntu Diane yazakudemarika nzova akaza kitava ati naye ndaje mwereke akahita gutatamura nuko kuno byagenze ariko byasigiye isomo rivuga ngo Gitafu ntago nshobora kubaho ku mugore w'umugabo ntago nakubahoka umuboyfriend nako umugirlfriend wo w'abandi ngomba kujya ifi nirobeye none se we ni yindi ribukunda akunda yawe zigezweho cyangwa ya kera yego wasanga akunda Priscilla yitwa biremewe abazizi mu mutwe Gitafu biremewe naho uzajya ubuzima bwanjye ndagukunda biremewe niko nagaro ko bayiririmba iyo ndirimbo ni ya Priscilla kuvuga kugeza n'uyu munota yego iyindi ni ya Priscilla radio iyo ni ya Priscilla yendi biremewe oya sinabishobora nanabigerageje sinabishobora ntabwo yabibonye niyo mpamvu Bibiliya imbwira ngo mu gihe cyose uri kumwe n'umugore wundi uzamusengere kugira ngo uzasabe Imana oya sinabishobora nawe uzafate ntuza Jojo nanabigerageje sinabishobora oya mama iririmbe ya Knowless iyi ngo
yandi vango imwe ya kera ya Knowless yandi ngo ajya Knowless ivuga gutira ngo nta mukobwa wivuga amazina sinzi uko navuga ngo uwo iyo se ni ya kera na sinzi ukuntu abakobwa b'iki gihe ntibazagushuke ariko mu cyayi ni ukuvuga ngo ubundi manipu njyewe ubundi impamvu njyewe njya ngira ikibazo muri njyewe ntago nigeze ngira amahirwe yo gukubagana ndi umwana kuko urumva iwacu bari abanyamadini cyane ba bantu nyine bicyo bita abanyamadini sasa njyewe no kubaganaga mama yarankubitaga maze gukura nibwo nabonye icyo bita rebelite yinyemerera gukubagana niyo mpamvu uzasanga rimwe na rimwe banyitariza avant ni ibihe bintu ujya ukora bimeze nk'iby'ubwana urugero nkawe ndimo ndagukora ngo ntabwo kandi umugabo ari mari tureba yibaza nyuma ya kamera ibyo ni by'abantu bakuru rero ibyo bintu bitubure za fare rata Diane mbwira hydrogene ni iki hydrogene ni oxygene akodiya wagiye ukora sheri hydrogene ni oxygene ntago ari wagiye ukura ukarika imbuga hydro ni sidro anywa amalitro ya oxygene se ni oxygene ibintu bijyanye n'imiyaga pepe ya umuntu akakubwira ngo ushiriramo imiyaga yes ashatse yakubwira oxygene uyu mukobwa rero afite anniversaire nako uyu mudamu wa Nzovu mukubita icuma aho ngaho mwereye uyu mukanzovu rero buriya ndaza gukanda akanyenyeri nyuma ya kamera kuko wagakanze hano imbere anyway cyo kuri cyo nzagukorera muri anniversaire yawe nzazana na wa manager wanjye ari we Jojo tuzaza muri anniversaire yawe kandi ikindi cya kabiri icyo ukeneye muri iyo munsi nge icyo ubutumwa ngo cyase wahamya nzaguha ni ukukuririmbira byonyine amuririmbira se he arashaka ntago nshaka kuririmba ngenda shaka akanyenyeri niko happy birthday to you ukajya umanika amaboko hejuru vati hayi hadi indirimbo ya Gitafu ziniye aragitose niyo gusa bazi yonye ari yindi wasohoye mfite indimba nyiranzajye mfite igikwe manipo najya umenyesha ko umunsi na produce indimba yitwa igikwe kuri channel Gitafu agiye guki ni muri umuntu wa Gitose ndaza igikwe se wayiririmbye ni indirimbo bazajya babyina mu bukwe shira mu mago kuvana indirimbo naririmbiye abageni bavuga ukuntu umugeni ahari mabukwe abakazana barakazanura n'iki nyine ni indirimbo ijyanye n'amakwebe ngaho ririmbo shira agapera mu mago shira mu mago uyu munsi dufite ubukwe muze tujye mu makwe mwambare neza tujye mu kwe uyu munsi dufite ubukwe ariko turimo kuvibing kandi ndi kunyeganyega uyu munsi dufite ubukwe muze twese tujye mu makwe muze twese tujye mu makwe bagutumira mu bukwe uririmbiye ubuse ndirimbo n'ubuye butumwa buri ubutumwa irimo mwambare neza tujye mu makwe umukazana arahari turakazanura turajya turanywa mu bukwe tujye no kukazanura ni igisono cy'uko igihe cyose wagize wajyanye ibironganwa mu rugo uba wemereye gukazanurwa udafite ukazanurwa nande se ubundi musogokwe utamufite wasaga Gitafu nanjye nakazanura ariko buriya ku mukobwa wanjye aragitosa koko ngaho nyumvire umva ukuntu mbivuze ariko umukobwa wanjye aragitosa koko wihane kureka pe wihane umukobwa wanjye nagagitosa nze Gita nawe uri mu bantu bashidikanya ko uyu mukobwa akunda Nzovu njyewe icyo mpamya neza buriya Nzovu agira urukundo pe manipo pe Nzovu n'umuntu uri romantique Nzovu akeneye umuntu mo kubitake ya akeneye umukobwa ati sheri mo bebe mo Nzovu isibyo ibintu nk'ibyo ngibyo Nzovu wamukunze sheri isi yaguha ijuru yariguha yashaka n'umukomisiyoneri akakuragira gute akaguha ikibanza mu ijuru kugira ngo abandi bagabo batazakubenguka buriya Nzovu hari undi mu baby bigeze gukundana mu ex wiwe reka tuvuge amazina ye bamwita Esther wa Nzovu barakundanye ariko uriya mu baby kosa yakoze mistake yakoze Nzovu yaramukundaga Esther adakunda Nzovu ariko kano kanya ndebesheje amaso y'umwuka Nzovu aramukunda nawe aragukunda sasa ikintu gisekeje kimwe n'iki mukora ubukwe tubatwerere
ubundi ikisigaye ibindi byose Imana izabijyamo. Kandi ikindi cya kabiri, Nzovu musezanye ko uzamubyarira ahungu na kobwa mu gihe utarabyara uzamutira indwara y'agahinda gakabije. Oya nzamubyarira rwose mama, imanga ndetse mubyare mwonke mama, imanga ngorate numva abandi bana. Mbwira abana b'intare ukuntu bitwa. Babita banzovu. Abana b'intare babita udutare dutoya cyane n'utwana tw'udutare, utwana tw'intare dutoya. Abana b'intare biboneye muganga. Abana b'inzovu ni ukuvuga ngo ejo bundi hari umuntu wavuze ngo ishyano ricitse umurizo, inzovu yaje mu mujyi. Bure wabonye inzovu mu mujyi wakwirukanka. Oya ni ingwe bavuze. Inzovu iba mu mazi. Ni ingwe. Kandi buri inzovu ikunda amazi pe. Inzovu ikunda amazi. None se ubuse amazi nago wayabura amazi. Inzovu ikunda amazi ni wayabura. Ariko be tuganire. Buri hari mama Sandrine, umugore mukuru w'isezerano. Yego ndamuzi. Hari umu ex ariwo bita Esther. Hari inkangu babandi yakoraga ku kiro no ku marobo. Abo bose barahari. Niko se muko bari abantu uritere guhangana nabo barakumena amazi. Umva naje meze gutya. Barakumena amazi. Nanjye nzayabamena. None se tuganire. Buri mama Sandrine ni umugore barabyaranye kandi wowe nago murabyarana kandi barashaka kuza akavata ngiye none wa mugore we mvira mu rugo ntago soka akisoza kijya no musaza kuko nago bagiye mu murenge barabyaranye ariko ntibagiye mu murenge. Ubuzi buri mu gusezerano rya mbere ni umwana nese nge simbyara nanjye ndabyara Bandimbu uyu kano kanyu wowe kuri Nzovu na gaciro na kamwe ufite mutarabyarana ndakarabye na kamera yaragukarabye ariko byibuze nuzo kuvanga yiwe nkona twita mwiti Nzovu tuzavuga ati byibuze harahiye. Oya kusha ko harahiye amatsiko ufite kuri sura ya Gitafu reba amatwi aratobaguye amazura aratobaguye ahantu hose umuntu wo mubona jena izi amatsiko nari mfite nayo kureba amaso yego ndeba nk'umunyamwuka se ndema nk'umupaka icyo rwose twumva intoki zawe yumva zirakora sheri. Nzovu rema arareba we udakora gakiburetse mbere kamera wakintu buretse kuba ari kureba buretse utarusenya. Nzovu ayiwe amashanyarazi we man ariko inzovu nako intoki zanjye ni coated bazibona bajya bavanga ndanaroga sinjya ndoga uziko intoki zawe zitareshya do reba musumba zose do wasanga wenda nyine nyimubwira nyine ariko bura baby uzakunda umuntu ukora uzakunda ukora wanga umukozi ugakundana n'inzerereze kazi nako n'inzerereze gabo nyamara wa muri buri oya ndakwemera bura baby deka tuje tuganire ukuri kw'Imana. Umugabo wese ugerageza waba ukora ikiyede waba ukora ubukarani waba ukora ikibi no gukora ibijyanye wenda ukora ibintu bitemewe ariko mu gihe cyose uri mu kazi kose uwo mugabo uzamukunde. Buranga Nzovu mwakundana mwabyarana mwakorana ubukwe ariko giti singe ubu narahiye mwana wa mubyi wanjye nambwiye ngakiye kwishakira undi mugabo. None se Jita mubaza baravuganye kuri telefone na Jita mwaravuganye baravuganye kuri telefone. Oya niyo yareba oya tugubweka umva ngubaze ko twavuganye kuri telefone uvuga ati ni ngewe ubu turi mu rukundo na Nzovu na yahe matsiko wari ufite ko twari tutarahura ngewe kamera uburyo yakunyirekagamo n'uburyo ngubonyemo kuri Nzobe yawe ni vi Nzovu ntabwo yibeshye ni vi ahubwo ikintu cyo gukora ni ikintu kimwe we fata Nzovu umuhindure ibyananiwe kuri Nzovu ubishyire ku murongo. Bari abakobwa bose bibwa bamwirukaho ubatumure bari abantu bajya kumuvisa yafashe ikibina utumure urumva bro urumva. Kandi ikintu cya kabiri ubutumwa nakugeneye uribuke ko hari umugore w'isezerano mama Sandrine hari umugore babyaranye weganira ibyawe utubwirire ibyawe kandi uwo ngo babyaranye nta kibazo ntuzamukire mu mazi. Oya ntabwo bishoboka muzakundane ni muramukazi wawe mwibane neza. muramukazi wanjye ubuwe ariko mu gikombe cy'isi nafanaga Turukiya nafanaga ikipe bita Turukiya Amavubi yo byaranze
byaranze byo none se Amavubi ari gukina mu gikombe cy'isi mu majonjo ako kuzi ko Amavubi yapfuye muri mita ya kabiri Amavubi se n'ikipe ya iba ku mugabane unuza za muri Malawi Ega buna Turkiya buna Manibu wemera ko Turkiya ari ikipe yinuza ya bayita abanyafrika bita gute ni ikipe y'Afrika ni Nyafrika ariko none se kuvuza ngo Amavubi bwarari mu gikombe Ega bura Amavubi ndakunda pe bura ko Amavubi yaramuke afite nka match nge nawe dufitanye ubukwe nabo subika ngajya muri match y'Amavubi kugira ngo ko Amavubi ku mutima mu oya Amavubi turayafana urayangase ndayakunda ruswa Syria tufanaga Turkiya na ifanaga ibintu ariko nubwo yaviremo wenda muri mita ya gatatu n'iki ariko wenda Turkiya na ifanaga ikindi cya kabiri amakipe asigaye na amakipe abiri harimo ese iyo usinziriye uratuza urasinzira nyine ugatuza mane bonjaye njya ndota ndimo ibintu bimwe biranekagura nkarota ndimo ndirukanka hayinize kurota mbona inzu yanjye imirashye mvuze ndabona iyo no murandi ndamwati ndandiro nzabiri imirashye ndamwati nzageneze mama none se jita iri kumwe n'umuntu wiyumvishemo muri mwenyine ubasha gutuzamo n'uburi muri bra ngewe ikibazo mfite ni kimwe umuntu dushobora guhura pe ariko ngiye ni umuntu wawe muri turi ari umubebi ari umubebi ndabanza mbere na mbere akimara kujya muri gitangira amaza mu sengero nkavana imana nyine nkabo uyu mukobwa ashaka kunkurusha ibyaha ariko ndagusabye imbaraga zo gutokesha nkavana itoka umwuka w'undeza ubusambanye ngatwika ngashyira muri envelope ngajugunye nese tuvuze ubusambanye ariko werutse kujya mu kabari nguririmba baguye mu mugore ibyo bintu noza wambaye byanjye nagabizi yabyumvishe n'umugore ku cyakigano cyakoze turimo kuri machine niki arano karambwa ati ni gute why not ni gute wojya mu kabari karembera umugore ni wabembwiye ese waramwemeye twatunganye manipa ariko excuse me namusabye imbabazi waramwemeye bebe se nibyo namukoreye narayimufunagura ariko cyo nagabizi urumva ndafunagura bose arambwa ati wowe n'ubundi icyo ugenewe byane byo ngibyo nyine nicyo washakaga nicyo bari baguteze ariko nawe niba wararyohewe se ubundi ikindi washakaga narabiyegwe nabo naryohewe utaryoherwa se waratashe nuba warasakuje kuko urumva njyewe iyo nza kuryoherwa twari kuva mande tukagira tusande kandi waravuye unyuzwe byabaye Friday kugera Tuesday uvuye utaryohewe byaranze ariko bura bebe ariko warabikoze ibice nakoze ariko we dia ndashaka kumbwira amezi ndashaka kumbwire Kanama n'ukuye kwezi kereka mbibaza oya wibibara mbira Kanama n'ukuye kwezi Kanama no kwa mbere no kwezi kwa mbere hari Mata Kanama Nyakanga kwa karindwi se kwa karindwi ngaho mbwira Nzeri rikangaye wegita Nzeri no kwa munani sama ukwezi kubushyuye uransetse Olive no kansekera amezi mu Cyongereza guhera kuri January yes bivuge mani breka mbivuge January February nibyo March nibyo nibuka ngaho tubwire utaramaga cyane rero Mata January mpaka December January hari ukwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu mu Cyongereza komeze January February yes March sare March tumangaza March ko March zaragiye nibyo ngenzi January February March nibyo January February January no kunjomba ngo ce n'est pas possible umuntu yakubwiye ngo tuzabonane muri August abakubwiye August aba bimwe ngo tuzabona nyuma ya next week ariko iyo kimara kumbwa next bitangaraba next week wabimbwiye se wenda ukamwa ngo après midi cyase avant midi turaza kugahuza ukimara kumbwa next week ari gihe bari azabona umwanya icyo gihe nyumvira dize January no kwezi kwa mbere February yes no kwa kabiri March se sibyo March mu gikombe cyiza Manibu ariko Manibu arakana duhishe indebe gafdebe umva uriya we rwose bizagora icyana cy'inzobe kiboneye mu ganga niko nzovuga wareba hano buhoro
cyakora mana we Nyuma ataje Genda kujya gukunda. gukoresha surgery sajari ariko mani bonge ngaho ubwira mwezi mu gifaransa hera kuri janvier 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 hari janvier yuriki hakaba yuriki hakaba manipo nawe ari muri ayo mezi Olivier n'umukozi wa manipo hampo mukanzovu ndashyiraho amafaranga ugaragaze ubusereye yes mushobora kubona mu gifaransa ho ni wa usibye vuga bonjour kugeza mu kwa gatanu gusa bonjour gusa begi yetu kenzi amezi mu gifaransa yo njyewe ndashaka umugoroba wavuga gatanu gusa nta na rimwe namenya mu gifaransa gisavuga amezi atatu yonyine mu buzima kubara amafaranga ukuntu mbona ateye gusanga urumva ni muri prive nanakuvuye kumwe ko ari janvier yes janvier Eric ira Yanzi sibyo nous avons yes Iriza nous avons les enfants nabyo birimo tekara bagiye 15 baba ndabikoreye mani boy nasubu na 5 nkoreyemo amezi ngo Eric Sinayavuze. janvier navuze era nous avons ntuzajya ukoresha umwana simbivuze se yewe simvuze amabiri mvuze na bibiri kandi navuze amabiri iri yose ni si ukwezi se ngiye mani bo njya gukoresha uzabona umwana ngo ari ukwezi najya mwigisha alphabet inyuguti kuva kuri i kugera Ngaho kuri uvuga amezi inyuguti eshanu n'icyongereza ane yonyine mu wa 15 mu cyongereza kwasiza izo nyuguti zo mu kinyarwanda oya a b c d e I U O A vuga mu cyongereza rimwe kabiri akoze ko gitabo banza yaturanye natendaga ahubwo kumva yigaga ikigoroba oya no kuri Imana mama wanjye yakoraga ibishoboka byose kugira ngo icyayi cy'amata cy'amokara nkunda mokaro amata ntabwo nayiteza kirimo mu cyayi cyane tangawizi isukari nyinshi tangawizi nkeya nakunda gucyuma mu gihe ariko mukaro uri mukaro mukaru buriya umva nkurangira undi muti uzi noneho buriya mukaru wayisongesheje nk'umutsima ukarisha nk'isosi y'inyama ahubwo se wowe reka twigwereke waretse nkakunda mukuru ukajya ukunda igikoma ukajya uzana teremusi y'igikoma nanjye nkazana teremusi ya mukaru tukagahuza nta kibazo tujye mukaru mvanga igikoma mani beje ubundi mpamvu ngo ariko jita ngo narembye ngo za mukaru ndirimba mu gikoma ngo nazarembye indirimbo y'umukati cyangwa y'amandazi ndimo ndetegura umukati ndashaka umukati umegege umukati je umukati yabaye ubwite yarangiye ako murari ufite ubigure njyewe mbere na mbere nizera mu Mana kandi nizera ko Imana ishobora byose nigwa murari gufana pe ese ugakanga mu cyumweru njyewe nkaraba buri saha ubu se ko tumaze amasaha 2 wogeye kubeshya nimva hano kano kanya bura no kuvuga ngo mbere yuko ndyama ndakaraba 3 uheruka ko none se nzovu uyu mudamu we mushasha urabona birimo afite ubwiza pe nzovu nubura ubwenge nzahita mufata nawe uzafate Jojo ubwiza uhagaze nyagasani yewe bega inzobe we akimana ikunda abagabo buriya mani bimana kunze umugabo ngutwongeza abagore yavuze ati abagabo bazarwara indwara hagenda gakabije reka mbatemo mukanzovu ariko inzobe uhagaze ese ubwiza nzovu ajya bubona nzovu ze yanze kumuha 500 bya anniversaire cya njyewe bitewe nukonzobe ya pe wibuke kuri umugore w'umugabo umugore w'umugabo wowe ari nk'umugore wawe mukoresha anniversaire yangahe umugore wanjye twigize kujya ku mazi ndakubajije wamukoresha anniversaire yangahe inamujyana Miami konzobe yawe be nakujyana ahantu haba inyoni ziririmba tuzayifetera hano nkakujyana ahantu bagwa ifi n'ifiriti ukajya inyama zirimo amavuta gusa mu ifuru pana ibintu bitogosheje none haba tunye tuvuga ngo dukuva inyoni zawe zirimba buri slow by slow none ukurikije nyine ukuri kumbona urabona ijabo jiji inzobe yawe
niko iyo uvuze ngo kanaka yasangiye inyanya n'inyoni bawashatse ubuye biba bishatse kuvuga ngo kanaka yasangiye inyanya n'inyoni ni kwa kundi uyu ngunzovu uyu urabona ko uri mukanzovu ejo ugasanga igiti mu jisho arashaka kigiye ahise agira gute murasangiye ariko nzovu aramutse abyumvishe ubwo ngo nzovu abasangiye inyanya n'inyoni inyanya barinde inyoni akaba nde inyoni ni nzovu inyanya mu mugore gusa tuba turi gusangira inyanya n'inyoni nyine wowe uri urunyanya undi muntu araje asanga urunyanya yose aruhekeye ubwo abahaye wowe uri urunyanya nzovu eza tumuririmbira akarimbo kamwe ka burakeye ku rukundo iyo mwibutse wimukora waririmba yega ni mukanzovu iyo oya ntabwo iryoshye ntabwo biryoshye reka numva indirimbo namurimbamo indirimbo ngo yaburakeye yaburakeye n'indundi oya hari iyindi baririmbaga ya yindi yibuke umuhanzi ya yindi yita nimba dumatira dumatira cyangwa domitira hari indirimbo yaburakeye waririmbaga kera okay muri comment baraza kubinyibutsa uzova kunda karori inshuti yanjye bari muri karori mwana nkunda inshuti yanjye yamagara ujye usubiza amasi inyuma kwibuke nabimuhira kwibuke nabimuhira dore ababyeyi bacu ntibazi iyo wagiye barajya bakaryama kuririmba bukeya kwibuke nabimuhira muhuka nzovu nawe wibuke nabimuhira awasize mu cyaro twibuke nabimuhira nukora n'ubukwe twibuke nabimuhira nutandukana n'umugabo twibuke nabimuhira muzabane burundu twibuke nabimuhira nimuzatandukane twibuke nabimuhira muzakore n'igite twibuke nabimuhira no ariko umufashwe n'iki ese arabajyava muri wacu ngo twajyaga za karande wapi nta wacu ntabwo twageze karande ariko ni wowe musitari muri famiye yawe jewe iwacu ninjye mu ibintu nkora wowe wenyine nanone mu bitabo by'urukundo nibyo oze Diane wewe mwana ari umuririmbyi ubamo abamo masenge ngonyo noza nukuvuga ngo noza mukanya ko wanyandirimbamo cyangwa mukaso wawe yego ariko anko wawe yitwa Kinyarwanda Diane ni kwizina anko wanjye nyine n'umuntu ufite na nyine mu Kinyarwanda ni gute mu Kinyarwanda ni data wacu ese anko wawe avukana na papa wawe ndetse maniko anko wawe avukana nani ubwo se anko wanjye avukana n'umugore n'umuhetsi wanjye nose maniko mbazo n'umukobwa uyu mukobwa data wacu yitwa wowe nk'ubwo nzovu afite abagore batatu bararenga ese iyo abo bagore bose bamupfana ikiwo ni bakeba banjye ntabwo yaba mukeba wawe aragukeba ni bakeba banjye nyine tuba turi kugenda dukebanira ku mugabo wawe agukeba umukeba anyeba hanyuma igitabo yavuze ngo nyokora makorora n'umuzi iki impamvu bavuze nyokorome akora makorora ni ngo kwa kundi wenda tuvuge wenda fite wenda DZM6 urumva marume ngiye kujya kwiga turokome akanga kubyumva bro niyo bakubwira ngo nyokora makorora ibaze ndanje sexe yanjye senior 6 hanyuma marume ngiye kumubwira ngo ngiye kujya turokome akanga kubyumva bro akanga kosa kandi urangije senior 6 ahubwo ukamwaka amafaranga yo kujya muri kaminuza ntayabone yes okay yazakajya kujya gute niyo mpamvu ngo akura makorora ese n'ubwo nakura matakorora none se kandi kwibaza niko dore byo bavuze umuntu atambutse akavuga ngo umugore wa Nzovu ni sexy umugore wa Nzovu ari sexy abazazi bwije abari umusamanye cyane abakunda wagwanye birazwi ubwo nawe ni sexy Nzovu ntabwo ni sexy nawe urabyemeye
naba nibeshye ahubwo namwita dotwari ni ukuvuga ngo namwita nzovu dotwari. none umuntu uri sexy aba ameze gute Diane? bakanadutse akantu kambara utwenda nyine turi sexy, yambara agasengeri, yambara akajipo kagera hano, uzambara umufuka nk'uyu. none ntabwo uri sexy? Umva biragoye kumbona ari sexy. Rero gita ubu uyu uvuye hano witujya he? Ni ukuvuga ko mu kanya ngiye kuvugana n'Imana. Iyo maze kurangiza ibiganiro bya Mvazimana avana Imana byagenze bityo ndamushimira Imana. Ngiye nshimira Imana ko buriya jya ugira umwanya y'ubibuka isabato ubibwire Imana ihoraho. Ndirimbo ya Vestine na Dorcas wapi ntabwo numvise. nziza cyane. Ntukagire ibyo ukunda kuyumva kenshi sibyo mbere na nzovu najye kuma dusubiza mu bwati gisubizemo numve neza. Buriya indirimbo hari indirimbo z'ubutumwa, hari indirimbo z'ubuhamya, hari indirimbo ziza zikahindura ubuzima ariko uvuga utamenya guma mwayo mavuta amavuta yagumemo gumamo ndagukube gumamo ndakube nikowe ni ukuvuga ngo igihe kintu cyatuma nkomeza kuguma muri myovu y'uburakari nkabivamo burundu. So Gita, Yeah. So how is everything? Right now, I'm coming to home. Yeah. You're going home right now? Yeah, I'm going kuryama tukanaruhuka n'iki n'iki. Yeah. Bakoresha icyo nifuza cyane. Si urabona tambaye idarapo ryo muri Amerika na cyaci inoze cyane Amerika. Iyi ngiyi bayita drip. Yeah. Okay. Yeah. Olivier, azimya kamera.